Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana. Yego mbahaye ikaze kuri Rera TV 1 nk'ubwoko bw'Imana dusangira byinshi cyane kandi bitwagura mu buryo bw'umwuka, ndetse ngira ngo iyo umuntu amaze kuvuka hakiri uruhinja bisaba yuko n'ubundi akenera ibimufasha kugira ngo abe mukuru, imbaraga afite muri we zihishe muri we zigaragare, ndetse n'ubushobozi yahawe mu bitekerezo bye bibashe gukora, ni uko akenera nyirizina ibisigasira bwa buzima bwe. Rero nk'ubwoko bw'Imana twavutse ubwa kabiri kubwo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Hari byinshi cyane tugomba kumenya cyangwa tugomba kwiga kugira ngo tubashe kunoza cyangwa gukora ibigendanye n'icyo Imana Data wa twese ishaka ko twakora. Rero ntabwo wabimenya, ntabwo wabisobanukirwa utabyize. Rero kuri Rera TV 1 nicyo gikorwa n'ubundi, nibyo bikorwa twagize intego, dore ko n'ubundi intego yacu yego nyirizina ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse kumenyekanisha inzira yo kujya mu bwami bw'Imana, kandi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka kugira ngo abe aricyo dukora nk'ubwoko bw'Imana. Rero ubwoko bw'Imana ndagira ngo bibe byiza kandi birafasha iyo urimo kwiga wandika cyangwa ufite buryo ki bugufasha kugira ngo ibyo wize utaza kubitakaza. Yego kwandika birafasha, kuko iyo ushatse gusobanukirwa byinshi kurushaho usubira muri bya bindi wanditse kugira ngo bihuze n'ibindi urimo kugenda ubona nawe ushakisha. Yego rero ushobora kwandika wifashishije uburyo bwinshi butandukanye, ukoresheje telefone, ukoresheje ikaramu, wakoresha mashine desktop, laptop, n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose waba umaze gusobanukirwa cyangwa waba umaze kuvumbura ukabukoresha, ariko kugira ngo ubashe gutunga iby'agaciro nk'ubwoko bw'Imana dusangira kuri uyu murongo wa Rera TV 1 ndetse no ku yandi macano impande n'impande. Yego ubwoko bw'Imana rero muri kumwe na mugenzi wanyu yego Sibomana Anastase, ubwoko bw'Imana. Tugiye kureba n'ubundi amateka, cyangwa turi mu kiganiro tumenya amateka mwibokamana. Yego tuberamwe amateka yaranze iyi tariki ya 25. Yego rero nk'ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru, dore ko n'ijambo ry'Imana ribivugaho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 2, abandikira babwira ngo nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo, kuzuranwa na Kristo bikubaho mu gihe wizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, wizeye ko yagupfiriye. Rero ngo nimba mwarazuranywe na Kristo mujye muhoza umutima, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, mujye dushakashaka buryo ki twamenye iby'ubwami bw'iwacu mu ijuru bushaka ko twabamo cyangwa twakora. Yego ngo yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ngaho tugomba guhoza umutima. Rero usanga rero kuri iri jambo icyo rivuze, urasanga ikintu hari igihe kirekire mu buzima bwawe, ugatanga n'imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu uraza gusanga ariyo Mana yawe, cyangwa icyo kintu kize gusobanura Imana ukorera iyo ariyo. Rero nk'ubwoko bw'Imana tugiye kureba nyirizina mu ncamake icyo tugiye kuganiraho mu mateka yaranze iyi tariki. Yego iyi tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 turimo dusatira gusoza umwaka wa 2024. Yego tugiye kurebera hamwe incamake n'ubundi yaranze y'amateka yaranze iyi tariki. Yego muri aya mateka yaranze iyi tariki turavugamo ku ijambo rigaruka cyane Noheli, rikoreshwa cyane kuri uyu munsi n'ubundi wa 25. Kandi muri iki kiganiro tumenya amateka mwiyobokamana turabonamo icyo ubwoko bw'Imana tugomba gukora nk'abayoborwa n'umwuka w'Imana ku bigendanye n'aya mateka tugiye kumva ku buryo burambuye. Ariko nyirizina turaza turebe tutise nk'ubwoko bw'Imana, dore ko tuboneka hirya no hino ku isi ku bw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu,
kuko Yesu Kristo ataraza mu isi ubwoko bw'Imana twabonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Rero ubwoko bw'Imana tugiye kurebera hamwe nyirizina abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka tugiye kumva bakoraga iby'Imana ishaka, kandi mbese mureke twumva aya mateka ku buryo burambuye kugira ngo tuze kubigiraho, dukora ibyo bakoraga natwe cyangwa tugende mu murongo bagenderagamo, cyangwa tuve mu kinyoma cyabo bitewe n'icyo bakoraga n'ibyo bagenderagamo. Rero nk'uko n'ubundi muri iki kiganiro twifashishije igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka kugira ngo abe ari byo dukora. Bibiliya niyo ihishura yuko abantu babayeho mu gihe cyari amateka nimba barakoraga iby'Imana ishaka cyangwa barakoraga iby'Imana idashaka. Twebwe tuba dushaka kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka kugira ngo abe ari cyo dukora nk'ubwoko bw'Imana. Rero tugiye kurebera hamwe ku buryo burambuye twumve aya mateka icyo avuga kugira ngo tuze kumenya natwe icyo tugomba gukora nk'ubwoko bw'Imana. Yego, Bibiliya tugiye kureba aya mateka. Bibiliya itanga ibimenyetso bikeya ku bigendanye n'uyu munsi abantu benshi cyane bizihizaho iby'iri jambo ryitwa Noheli. Yego, Bibiliya itanga ibimenyetso bike kuko bamwe biyitira yuko ari bwo vuka rya Yesu Kristo, ngo kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo ntabwo bivugwa mu mavanjiri cyangwa mu byanditswe cyangwa mu byakozwe. Itariki ntabwo yatanzwe, haba n'igihe cy'umwaka ndetse n'umwaka nawo ni watanzwe. Usibye umunsi kuba bavuga ngo yavutse kuri uyu munsi uyu n'uyu, n'umwaka yavutsemo ni watanzwe. Yego, Bibiliya ivuga abungeri Bibiliya ivuga abungeri baragira imikumbi yabo nijoro iyo bumvise amakuru y'ivuka rya Yesu. Yego, irashobora kwerekana igihe cy'inama cy'impeshyi. Yego, berekanye mbese babayeho kugenekereza ngo mu kwezi gukonje kukuboza ku rundi ruhande. Yego, hano usanga barimo kugenekereza ku bikorwa byabagaho muri icyo gihe, ibihe by'imbeho se, igihe cy'impeshyi, kuba babasha kujyana imikumbi hanze kuyiragira. Ni ibimenyetso berekana kuko nta munsi nyirizina cyangwa umwaka biraza kugaragaza ko Yesu Kristo ari bwo yavutsemo. Ngo nyamara intiti nyinshi zavuze ku gihe cy'ivuka rya Yesu Kristo ko muri icyo gihe bibandaga kuri teolojiya aho kwibanda kuri kalendari. Icyo gihe bibandaga ku bigendanye na teolojiya aho kwibanda ku matariki, ku minsi, ku myaka nyirizina. Yego, ibimenyetso bidasanzwe byo mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri ntibisanzwe. Ni ahantu havugwa ibirori byo kuvuka. Yego, ni ahantu havugwa ibirori byo kuvuka mu nyandiko z'abanditsi b'Abakristo ba mbere. Hano hakomeje herekana yuko muri aya mateka nta birori byabagaho by'amasabukuru y'amavuko y'abantu muri aba Bakristo bo mu gihe cya mbere. Yego, ngo Abakristo ba mbere harimo nka Irinayusi na n'undi witwa Terituliyene na Origeniya mu gihe cyabo. Mu gihe cyabo bagera n'aho basebya ibirori by'Abaroma bizihizaga isabukuru y'amavuko yabo. Hano aba Bakristo harimo bariya batubwiye n'ubundi ngo banenze cyangwa bagayaga Abaroma bakoraga amasabukuru y'amavuko yabo, yuko reka turebe impamvu babinengaga. Yego, barabanengaga babamagana ko ari yuko ari umuco w'abapagani. Yego, bikaba byarerekanaga
yego bikaba byerekana ko ivuka rya Yesu ritaranzwe n'iminsi mikuru nk'iyo aho hantu no muri icyo gihe rero amasabukuru yagirwaga n'abapagani nyirizina n'ubundi abari abakristo bo mu gihe cya mbere n'ubundi banengaga Abaroma cyangwa Abaroma bakoraga iby'amasabukuru y'amavuko yabo bakabanengera ibyo kuko yari umuco y'abapagani nyirizina. Rero nk'uko dushobora kubivuga, Noheli ntiyizihijwe na gato muri icyo gihe, yego muri icyo gihe cyabo nyirizina cy'aba bakristo babayemo abo tumaze kuvuga haruguru, ntabwo igihe cyo kwizihiza Noheli cyabayemo kuko bayizihizaga bayitirira isabukuru ya Yesu Kristo, kandi amasabukuru byakorwaga n'abapagani, ntabwo kwizihiza amasabukuru byakorwaga n'abakristo cyangwa byari mu byo abakristo bagombaga gukora. Ibi rero byafatwaga nk'iby'abapagani, ndetse Noheli nayo bayizana mu buryo bwo kwizihiza isabukuru, kandi nabyo isabukuru yari iri mu buryo bwa gipagani. Rero nyirizina dukomeze turebe icyo amateka bivugaho. Ibi bihabanye cyane n'imigenzo ya kera cyane ikikije iminsi ya nyuma ya Yesu. Buri mavanjiri ane atanga amakuru arambuye ku byerekeye igihe Yesu yapfiriyemo. Noneho amateka agiye kutwereka cyangwa kutwereka Yesu Kristo mu gihe cyo gupfa kwe, mu gihe cy'ipfa rye, noneho uburyo byagendaga. Yego buri mavanjiri ane atanga amakuru arambuye ku byerekeye igihe Yesu yapfiriye. Noneho ibyo Yesu Kristo igihe cyo gupfa kwe barabyerekanye byo noneho nyirizina. Ati kubera iki? Noneho uraza gusanga mw'ubwoko bw'Imana cyangwa kuri Irera TV1 hari ibiganiro twagiye tuganiraho mu gihe cyatambutse, turimo kureba intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu ku isi cyangwa kuri mubumbe w'isi. Yesu Kristo rero mu by'intego byamuzanye by'ingenzi hari harimo no kuza gucungura abantu. Niyo mpamvu urimo kuza ubona ko mu mavanjiri noneho ngo ho batanga amakuru ku buryo burambuye by'ibyerekeranye no gupfa kwa Yesu Kristo. Yego rero amavuka no kubyizihiza by'amavuka nta byari bihari, kuko nyirizina ntabwo byari biri mu ntego nyamukuru y'icyo bigomba kumarira, bikwiye kumarira ubwoko bw'Imana. Umumaro wabyo kubimenya, kubyizihiza, nta mumaro n'ubundi bifite byo bigendanye no gucungura umuntu nyirizina. Ahubwo igifite umumaro, amavanjiri agenda cyerekana yuko amavanjiri atanze amakuru ku buryo burambuye ku byerekeranye no kuvuka cyangwa ku byerekeranye no gupfa kwa Yesu Kristo. Ngo ku bwa Yohana, Yesu yabambwe nk'uko intama za Pasika zatambwe cyangwa zatambwaga. Yego ibi byabaga ku ya 14 ku ya 14 z'ukwezi kw'igiheburayo kwa Nisani. Yego mbere gato y'uko ibiruhuko by'abayuda bitangira, izuba rirenze bifatwa nk'itangiro ry'umunsi wa 15, kuko muri kalendari y'igiheburayo iminsi itangira iminsi itangira cyangwa yatangiraga izuba rirenze. Muri Matayo, muri Mariko, muri Luka, ariko ifunguro ryera riba nyuma izuba rirenze, ku ntangiriro ya 15. Yego rero nyirizina amateka araza twereka yuko amasabukuru yakuburwaga n'abapagani, cyangwa tubonye yuko nyirizina ibikorwa byakorwaga muri kiriya gihe nk'uko twabibonye mu ncamake. Ibikorwa byakorwaga muri kiriya gihe cyo kuri 25 ariyo itariki y'uyu munsi, ibikorwa byakorwagaho
byari ibikorwa bya gipagani, ntabwo byari ibikorwa by'abakristo, ahubwo byari ibikorwa by'abapagani nyirizina. Rero byakorwaga bigendeye no ku izuba no kuboneka kw'izuba. Rero nk'ubwoko bw'Imana icyo tugomba gukora, ntabwo tugomba kubahiriza ikinyuranye n'Imana yatumenyesheje mu byanditswe muri Bibiliya, kuko Imana yo icyo tugomba kumenya cyose yakitumenyeshereje mu byo yatwandikiye mu byanditswe byera muri Bibiliya. Rero ikitaboneka mwaho ngaho ntabwo twebwe kiba kirimo kutureba nk'icyo tugomba gufataho umwanya cyangwa gutakazaho igihe cyacu, oya. Ndetse twaba turi mu murongo w'ibihimbano cyangwa w'amagambo y'amahimbano cyangwa w'imihango yazanwe yo kugira ngo ikerereze cyangwa abantu babitindemo, aho kugira ngo bashake uburyo ki bamenye iby'Imana ishima kugira ngo abe ari byo bakora. Rero ubwoko bw'Imana nabakangurira cyane kugira ngo mujye mugerageza gusoma ibyanditswe byera muri Bibiliya, kugira ngo hatabaho gukerezwa no kudindizwa n'imigenzo n'imihango yashyizweho kera cyane mu buryo bwa gipagani, n'ubu ngubu ikaba ikomeza gukurikiranwa, hari n'abayijyamo kandi nyirizina itagaragara mu by'Imana yadusabye ko tugomba gukora cyangwa gukurikirana. Yego, rero mubonye yuko amateka hano nayo yahishuye yuko gucungurwa cyangwa ipfa rya Yesu Kristo no kuzuka kwe ari ibintu byo tugomba kugira gute kuzirikana cyangwa kuba twabyibuka. Yego, ariko turebe icyo Imana yatwandikiye cyangwa yatumenyesheje mu byanditswe aba ari cyo dukora. Ese ibitarimo kuboneka mu byanditswe muri Bibiliya kandi abantu bakabizana mu myemerere, icyo gihe si ikinyoma? Icyo ni ikinyoma cyangwa kikagaragara nk'inzira yo kuyobya abantu. Yego, rero ndabashimiye ubwoko bw'Imana yuko mudahwema kubana natwe. Mureke twiga, iki ntabwo ari igihe cyo gupfusha ubusa, kandi kuba twaragiriwe amahirwe tukaba duhurira ku murongo nk'uyu wa Irera TV1 tukabona buryo ki dusangira byinshi cyane kandi bitandukanye, twe guhwema ku nyigisho nzima cyangwa z'ukuri zisobanura kuri Bibiliya. Dore ko ubwoko bw'Imana intego yacu n'ubundi ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira ijya mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu hariho dushimira abantu bagiye bakora imbuga nkoranyambaga. Umuntu wakoze runo rubuga rwa YouTube yashyizeho n'uburyo bwo kugira ngo nawe ugire icyo uvuga muri comment, icyo twavuze mu biganiro nawe unyure muri comment ugire icyo ubivugaho. Yego, rero ndabashimiye cyane rero bwoko bw'Imana, amahirwe nk'aya ngaya twagize yo guhurira kuri umurongo wa Irera TV1 twe kuyapfusha ubusa, ahubwo tuyabyaza umusaruro wose mu buryo bushoboka kandi dukoresha imbaraga zose zishoboka ku manywa na nijoro, igihe cyose twe guhwema, dukoresha ubwenge bwacu bwose n'imbaraga zacu zose, mbese n'ubumenyi bwacu bwose n'umutima wacu wose tuwuganishe kugira ngo tunoze icyo tugomba gukora mu gihe tukiri mu isi. Turakimenya gute? Turagisobanukirwa gute icyo tugomba kunoza? Turebe mu byanditswe byera muri Bibiliya, aho Imana yatumenyesheje icyo tugomba gukora. Ndabashimiye ubwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino ku isi. Yego, mu gihe tudahwema kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ntitugatuze, ahubwo ukuri kwamamare cyangwa kumenyekane biturutse kuri wowe, biturutse kuri njyewe. Yego, ndabashimiye cyane. Yego, buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru, kandi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Rero amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.